ubu se hariya nayo nagiye iyo murundi atabona kariya kantu saba ari guhamagara mutetse ni nanjye ego koko harimo n'iki hari harimo n'iki ariko nyine muganga yambwiye ko njyewe no kugira ngo njye mu bapfumu ari uriya mukobwa wamaye umuti nyine akandoga nanjye tu ahubwo njyewe uretse namuhamagaye ndavuga ati kamubwize ukuri inze nsanga utakiri iwanjye wowe nawe ninde wacumbikiye undi ninjye yego we yansabye kuza kuba aho nabaga ngo tubane yego rero nambwiye ati nsange n'isabune wogagaho wayijyanye mumbabarire ntago nari bubikore kuko murundi ntago mwanga murundi turi inshuti ntacyo twari kuba dupfa umuntu wese wamfashe nabi kambonamo agapfumo kambonamo akantu k'akarozi kari aho nukuri mbabarire ntago yari njye murundi nawe nabona kino kiganiro mbere yuko njya kumusaba imbabazi ambabarire nzagereyo yarambabariye nta n'iki gusa hari ikindi ni ukumbabarira byonyine nishakira yesi nyangwa usohoka izere ko umeze neza uri hose mu cyo gihe gitandukanye urasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa ceketu umugabo udakina n'abana ukina n'abanyanansura atandukanye mu cyo gihe gitandukanye zibanganya inkuta na senge ntanga isanamitima ku badukuye ngo uramuga Kigali News 25 nyarutse kuri Ishyaka TV 25 kore subscribe wiriwe cyangwa ijoro ryiza sambaza byo wavuga mbwira nkwikiriza ijoro ryiza kuko usuri kunsezera oya kuko turi mu ijoro tuma saa 3 zose n'igice sibabwije babwije niyo mpamvu ngo ijoro ryiza kuko ijoro ryatangiye nibaza ngo umugoroba mwiza bari umugoroba nibaza ngo igitondo cyiza bari igitondo ubu ngubu ni ijoro ryiza ko tugiye kujya kuryama ijoro ryiza ijoro ryiza okay abarundi mumeze mute abari muri diaspora abari muri Canada nkomeje rwose gusuza abagiye atandukanye muri gice bya Canada nkomeje gusuza abari United States nkomeje gusuza benshi na benshi bagiye atandukanye twizere ko mumeze neza cyane like share ndetse na comment ukibona kuri kamera hari amakuru anzaniye ngo ati Ishyaka nimba hari ibyo urimo nimba unananiwe ati ndabizi ko umaze iminsi urwaye utameze neza ni izina ry'Imana uracyarwaye pe simeze neza ko akazi ni akazi kandi namwe dukorera cyo nakora ako kazogera k'umutuku iryo jambo ryanditseho subscribe kuri ako kazogera anozetse jambo all kandi twimanukire ni 34 n'igihumbi turashaka 100 mwamagari iki ko derukana barante umujinya uza kana wanshinzemo ni iki umamagariye pe isi yavuze se asubona gushinza gake ubu tuvugana nyine mvuye kwa muganga to kandi warwaye inzoka se oya malaria se antivirus izo ndwara ntago wari ngizirwa ego stresses uvuye ku mwami rugira se yego okay ko byagenze bite mpamvu mise mvuga ati Ishyaka ndaye ntamuhamagaye byaba ari bibi byagize byagenze bite none ngo ambwire ko byifashe Mastor nzani derokana uri muratanga ubusobanuro ntumvaga neza ku byakora umuvandimwe murundi dusuza murundi yahuye n'ibyinshi mu Rwanda Shabarundi n'ukuri nibashaka bambabarira murundi yarakubiti ntago yari nje pe sinzi Irene sinzi nyina we Irene sinzi bande sinzi gupfubura sinzi kugira ibiki bimeze bite gupfubura se ubundi se we wabyiyemereye kapfubura ngo de place uko byageze kugira ngo umugambi mubisha noneho tuganiho neza kugira ngo umugambi mubisha butegure ujyana ibirozi nyuma yavuga ngo waratumwe ngo nta mudemu umuntu dapfuburaga ufite iryinyo ku sinzi ntago nzi gahunda ze byagenze bite byaje gute ndagira ngo nsiguriye neza utangire umbwira uko byagenze nabadukurikiye bakumva abarundi baguteza amatwi pe barundi ako bararakaye sha batarakara nese uko atari nje ari nkawe akagira umuntu mvuga nabi ndi mu gihugu cyo hanze bakishima sha nanjye ntago nakishima uri kubona nanjye noneho nasanze atari nje nyine banza uduhe story ku buryo byatangiye wenda uraduha amakuru buryo
uve kwa muganga rugira n'ibyo uhuriyeyo nabyo n'ibyo akubwiye. Byatangiye nyine si wabonye ko hari igihe njya gukina kwa Murundi muri filime sinababwiye ko ariho nahuriye munakore subscribe kwa Murundi afite channel yitwa Murundi TV. Sinababwiye ko ariho nahuriye na wa mugore tese wibimbwira bibwira abadukurikiye nose ko nyine nibo ndi kubwira wenda akubwiye ngo sinakubwiye ko ndi kuvuga ngo sinababwiye ndabizi bababwira none se ukabusakuriza mu biki rata murumva twahuriye kwa Murundi nyine nagiye gukinayo arambona ansaba ko twajya kubana turagenda turabana noneho simenye ko we akunda Murundi nyine bajya bahura turagenda turabana tumarana igihe antuma kwa Murundi jyayo mubibona ariko nanjye nasanze atari njye byagenze bite ndeka ubu nanumiwe ubu ngubu ndeba uri kubona ntumiwe mwana marana mpamagaye nkukwitaba nyine njye naravuze ati ubundi Murundi ko nta kintu dupfa turi inshuti guta umuntu yantuma kujya kumuroga nanjye nkagenda ndavuga ati rero kangiye kwa muganga ndebe ibyo ari byo njye yongerayo ariko ibyo mbonye wa mugabo we nagamamuno ati ibyo mbonye wa mugabo nagamamuno nyine dusigurira ingene byagenze dubwiye n'igitekerezo bagize kugira ngo ujye kwa muganga ese ko nyine njyewe naribajije ati Murundi dusanzwe n'undi turi inshuti we na Murundi iti mukundana cyangwa uri umukinnyi we muri genda umukinnyi we turi inshuti nyine biraho ndavuga ati ubundi gute nta nubwo ngiye birabiboro nsanzwe mbikora ibikisi ariko se gutaruka oya ndi kuvuga nyine ntago nsanzwe ndoga ngiye sibyo ahubwo uriya mubebe we yarandoze antuma kujya kuraguza hahandi mwabonye nkajya kuzanayo umuti nkanawujyana kwa Murundi nanjye narebazaga sinsanzwe ndoga sinsanzwe ndaguza ubundi byaje bite ndavuga ati noneho kampindure umuganga nanjye njye ku wundi ndebe ikibazo mfite ujya ku mwami rugira ndagenda wewe ariko ukijyayo igitekerezo cyaje gute kugira ngo uvuge uti kanye ko no muganga nsanga wapi kanye ko uriya nsanga ari sawa cyaje gute kugira ngo uvuge uti kanye kwivuza mu Kinyarwanda ndebe ko byakunda nyine mani njye nanjye nararyamye nitekerezaho nsanga ntabwo ari njye usanzwe uroga avuga ati kanjyewe njye kwa muganga ndebe koko ukuntu byaba byaragenze kugira ngo njye kuroga Murundi kandi ntacyo dupfa rero mbona kujyayo bakubwiye iki noneho kubigira kera se ubwo mbaza ngo bakubwiye nibwo uvuye none uhita umamagara muri iri joro bamagaye 2:47 gutyo nawe mfite nirukana bati kaduhure ntabwo nari burare mani ntakubonye ngo nkubwire ibintu ukuntu biba bimeze uzi ibintu ambwiye numiwe nyine muri make yakubwiye gute mbwira bwira kameramani twe turi kumwe bwira n'abadukurikiye isi yose badukurikiye yakubwiye gute ko bimeze gute njye buriya ntabwo nyapfa kwemera abaganga ba gakondo ariko araba arikoraho rikaka pe ubu se hariya nayo nagiye iyo Murundi atabona kariya kantu saba ari guhamagara mutese ego harimo n'iki harimo n'iki manini ariko nyine muganga yambwiye ko njyewe no kugira ngo njye mu bapfumu ari uriya mukobwa wamaye umuti nyine akandoga nanjye tu ninjye yahereyeho kugira ngo azabone ukuntu ankoresha irangana hari ibitu nyine hano turi n'iki nyine birangara barimo abatuye stress bareke dukora ikiganiro fresh ngo
wenda dukomereze ahantu umurundi muganga yakubwiye ati niki nyambwiye ko nanjye mutesi ninjye yahereyeho aroga mutesi kugira ngo kubera yabonaga nyine wandi yapfuburaga ninjye yahereyeho kugira ngo azabone uwo akoresha nyine bitamugoye. yego kwa koko muri filimi za murundi uri kumva yambonyeyo anyigiraho inshuti tugera naho tubana. ubana na mutesi mu nzu kumva noneho rero arabanza abarinjye aroga kugira ngo abone ukuntu azankoresha nta kibazo na kimwe afite nyine abizi neza ko ntazanga nta ntuma ariko sha birancanze ndatekereje numva byanjagaritse ndavuga ati ntabwo ntaguhamagaye ubisoni n'agahinda n'ikimwaro bikuriho hejuru y'umuntu uri kubona ameze nti uri kubona nishimye hafi ariko kuno nkuzi ndababaye wa mugabo ariko ko umuntu ashobora kuba ikiraro cy'undi muntu kugira ngo yambuke ajye mu wundi murenge cyangwa mu wundi ntara cyangwa mu kandi gasozi kugira ngo ajyane ubutumwa bubi cyangwa bwiza yabona atazigererayo. nk'ubu nkawe wenda hari umuntu nshaka nk'ukundoga yantuma kuko abona yagutuma nyine we kuko abona duhorana rero umuntu iyo abona adafite ubushobozi bwo kuba yagera ku muntu bimworoheye ashaka uwo akoresha uzi ko yakugeraho byihuse cyane ariko ubu ndi kwibaza abantu ukuntu bambonye muri komanteri wenda wabonye ikiganiro mutanakibona uzambabarire nari nakwibase cyane nimuna gukoraho shana kuba nagukubita inki cyangwa gukurura dushaka ubusobanuro kugira ngo dusobanure neza ni nanjye atuye mu rundi kubona gara gapfunyika kubyo ruwazanye uyigiye muri komanteri ukareba ibyo bagiye bavuga byinshi na byinshi kandi wakireba ugasanga atari byo bavuye kwa muganga usanga atari byo n'ibiki muri wowe urumva warakiri ute muri sosiyete nyarwanda cyangwa sosiyete y'abanyamahanga nta kintu aka kanya bamarira wenda barumva nabwo ari ukubabeshya ahubwo njye nshaka ko tuzakora ikiganiro nkajya kureba murundi nkamusaba imbabazi nkamubwira ko nanjye atari njye narozwe akambabarira n'abantu badukurikira muri rusange bakambabarira kuko ntabwo yarenze pe. uzatunguka kwa murundi gute nanjye simbizi niba nzagenda murundi muzahura gute azabyakira te azabifata te niba nzagenda nkamba niba nzacurika umutwe ngira inama umbwire ngo nzagenda nzapfukama se cyo nagufasha na nakwereka mu ntaba nkazakujyanayo cyangwa tukazakora ikiganiro ahantu tujye dukora ikiganiro nawe urahazi kazaza mugahura ariko simbizi pe mbese kuki utamage mutese umugati muti nawe koko ko muganga njyewe ahubwo njyewe uretse namuhamagaye ndavuga ati kamubwize ukuri inze nsanga utakiri iwanjye wowe nawe ninde wacumbikiye undi ninjye yego we yansabye kuza kuba aho nabaga ngo tubane yego rero namubwiye ati nsange n'isabune wogagaho wayijyanye n'isabune wogagaho yayijyanye shamana we nta nubwo nshaka no kongera kumubona amakuru mfite ko wa mukobwa wa mudamu banagana murundi babyaranye wa mudamu mugufi ko nawe yari mu bantu mwabanaga mu nzu nibyo cyangwa se byo buriya babyaranye njye nabanaga na mutesi mwana yego ntabwo we twabanaga buriya babyaye iriya amakuru yose ndetse ntabwo wifuza kubaza mutezi ati se mute kugira ngo utekereze kugira ngo ndogeshe kugira ngo mbe intumwa ya murundi cyangwa umuyoboro wo kugera kuri murundi vuba mu kibi n'ibi n'izi kazizi n'izi ntabwo wifuje kubimubaza ngo wumve uko bimeze isi ya mani nacanganyukiwe numva ubwonko sindi niba buri gukora neza njye namamagaye mubwira ngo nsanga atagihari kabe ariko wamwirukanye utamubwiye impamvu z'ubu we yumvaga ari iyi yabiketse rero nawe yahise abikeka kuki utahamagaye murundi se umubwira ati muruti kumbi nanjye ibyo aragukoreye ntabwo yamfata wese ari we wamfata biragoye nta muntu ashitani mpamagaye nkahita nitaba imana none se ntabwo mani yamfata imana kereka nyine kujyayo nibyo sawa yego ego
sinanakirirwa mani ngiye muhamagara kuko ntago yamfata tu. ese uriya mugore murundi yapfuburaga ukeka ko impamvu ari gukora byose ariko aba yarahombye murundi agashaka uriya mugore nubwo nta makuru mperuka ariko ubwashize na murundi namusanze ku nzu ahantu yabaga bamwirukanye mu nzu ajya gusura mu nzu ye. Ukeka ko uriya mugore kuba yarahombye murundi atakimupfubura cyangwa yazamugira umugore ariyo mpamvu akora ibintu byose? Byashoboka kubera ko niba umuntu yishyura umuntu akamupfubura ntabwo ari we wa mbere yishyuye. Kuvuga ngo ahubwo wenda murundi ashobora kuba yarabikoze neza akumva atabasha nyine kumutakaza, akaba ari bwo afata umwanzuro wo kubikora kuri niko ndi kubitekereza. Saba kuri Kigali News 500 ndetse munyakira kuri Saka TV mukore subscribe Saka TV 500. Eme arimo arasembazi gusembazi ni byiza no kwicisha bagufi. Nanjye nimba arabona komerekeje cyangwa ntabaje kwitwara neza, turi bene bantu, turi bene muntu kandi twararemwe dutanga imbabazi. Ese kuki murundi kuri ahantu henshi hatandukanye kuki utavuze ati reka mpamagara abandi bagiye batandukanye ukambyutsa nkazakora kandi nawe ubona imbaraga zanjye ari nke? Ni nkeya pe. Ni nke ariko nawe njya kujyayo niwe twajyanye. Cyangwa nuko mujya muvuga ngo murundi inshuti yanjye magara nonsige. Kandi n'ubundi ari byo. Ni inshuti yanjye pe. None se ubundi njya guhamagara abandi kubera iki? Niwe nagombaga guhamagara. Ariko kuki abakobwa amwe mukunda kuroga abahungu kugira ngo babakunde? Nta muhungu ugira uroga umukobwa? Akenshi mbara ku bakobwa. Hasi ubu noneho ntamenya ari iyihe mpamvu ra. Itekerezeho. Ese urimo gutanga uburozi kugira ngo akundwe kandi apfurwagamo n'undi ngo ntacyo umvamo? Nese ubu ni ikihe kibazo nanjye ubu kuri noneho baka kanya aribwo ndi kubyiba. Ese iyo umugore avuye iwabo mu rugo akajya gushaka abajya gukora iki? Abaje kurongorwa. Yego. Kabyara abana kororoka. Yego. Nk'umusenyi wo ku nyanja. Ese uriya mugore adafite rezo wenda kuba ako nta rugo rw'uburozi. Nta rugo waroza umuntu kugira ngo agukunde ntabwo aba ari urukundo. Urwo rugo narwo sinzi ukuntu rwaba rumeze. Nk'ubu se nk'ubu nkanjye namenye ko nari narozwe kugira ngo nkore biriya byose. Uwo mugabo wawe we amenye ko mubanye kuko wamuroze. Akaza kubimenya? Akabimenya. Abagabo nabo umujinya bagira yagacya yagukuyemo umwuka. Hari ahantu byabaye hano hakurya Nyamirambo mutarwa muri kabiri yararyanye rwose umutima umwe ati ubura amaterore ku musego yasanze n'Imana nyindize umugore akimenya ko yabikuyemo yahise akatize kuko mu Rwanda ntabwo twemera ko uburozi bubaho. Ntabwo babyemera. Ntabwo wajya kuburegera. Icyo kubona batabwemera. Sinzi ubwo wenda bizera Imana cyane. Ariko wabugira nizere umwana w'umuntu nakizere Imana. Nakizere Imana kugira ngo nizere umwana w'umuntu pe. Ndabeshya se? Imana rega nayo yaravuze ngo nubura ubwenge sizakubona. Nzabona mikoro ngo nguki? Nandi kuvuga ngo Imana yaravuze ngo nubura ubwenge nanjye nzagukuraho amaboko. Nanjye amaboko nzayagukura. Kumva rero tugomba kwizera ariko tugakoresha n'ubwenge bwacu. Yego. Wemera ko habaho imiti y'akazi? Reka naho tuhagaruke imiti y'akazi. Wemera ko habaho umuti wo gukunda no gukundwa ndetse no muri business zawe za buri munsi? Imiti y'akazi baho njya mbyumva hirya no hino ryatandukanye. Kuko niba habaho umuti umuntu yaguha akunda umuntu, yego, ntago yabura umuti wo kuguha kugira ngo business uri gukora itere imbere. Yego. Umva rero nibaho. Nimba hose iyo cyangwa uyu muntu arakuroze ngo ngewe uyu muntu nzamutume hano kandi ajyeyo. Yego.
gute se atavuga ati bizinesi yanjye muyishyiremo akantu? kuki utakizera Imana se yonyine? kandi nakubwiye ngo Imana yaravuze ngo nitubura ubwenge isi izatubona. ariko n'Imana wayizera ubwo bwenge ukazabutegereza ukareba ko ubona. Ese ntabwo umuntu avuga ko yo yivugiye ngo nitubure isi izatwote. kubera iki? ibyo ni ibyanditswe. Byanditswe nande? byanditswe n'umwana w'umuntu. ari ibyo rero tutizeye ibyanditswe nta n'ikintu na kimwe cyanditswe cyaba ari kizima. ubu uraza kuvuga ngo cyangwa uhakane wanditse ngo muri Yohana wa mbere 8 haranditse ngo udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. ni umwana w'umuntu wabyanditse, ariko uwo mwana w'umuntu wabyanditse Imana yamuhaye iki? Yamuhaye ubumenyi. imuha ubumenyi bwo kugira ngo atekereze neza kubyo agiye kuvuga, kuko baravuga bati mbere y'uko uvuga uzabanze uzunguze ururimi rwawe gatatu mu kanwa. Soze umuvandimwe uri muri gereza ya Nyarugenge ejo wamanutse umunyamakuru, usanga kanya ntabwo arimo aricuza ibyo yavuze. Hejuru y'ibyo yavuze nta nyungu yabikoragamo, urimo aricuza ngo iyo menye, kandi iyo menye ngo irira ku muziro. ntabwo aka kanya rero Murundi ashobora kukurega akaba turiya mugore yabaye intumwa, kandi intumwa ntabwo yicwa, anzanira ibirozi yatumwe na kanaka ati reka amategeko agukurikirane. ntabwo mu mategeko uburozi babwemera. karuta kandi se kakamera kereka nyine ari ibyo. wowe yavuga ngo nyine ari ibyo, ahubwo uvuga ngo birashoboka. rwose birashoboka ko akaruta kandi kakamera. aho ho nyine ubwo nanjye navuga ati ndayamanitse. none hari ibyo twahoze tuganira n'abavandimwe kare. hari umuvandimwe maze iminsi mbona witwa Pastor Claude, witwa ngo ni pastor nyine. ariko nkibaza uburyo umupasiteri abwira umuntu ngo ntugakine n'isya zazo. nta mwana ukina n'isya zazo cyangwa nta mabyeyi nyine. ariko haranavuze ngo nta mwana wapfura ngo ubwoba bwa se. nibwo n'ikinyarwanda ko rero si ubwabo ahantu henshi hagiye hatandukanye muri umuntu. ibyo bintu byo njye niyumviye ngo urumva yavuze byinshi bitandukanye. gute umukozi w'Imana avuga imvugo nyandagasi imbere y'isi yose? Mutezi Joro arongera avuga kuri Pastor Claude ati ubu ngubu araje avuge, kandi ibyo yavugaga Mutezi Joro yaravuze ati Pastor Claude si umunyamakuru, Pastor Claude nta cyari cyo muri leta, Pastor Claude ni umuturage wese wajya kumva urubanza. ese umunyamakuru umubaza ngo wakira uti urubanza, bakwiye kubimubaza cyangwa akamubaza ati mu rubanza urumva ibyo utishimiye ni ibihe? kuko ibyo kuvuga ngo ubyakira utajya wumvisha iki, kuko nyine yacyumvishije. niyo mpamvu rero nkubwira ngo hari ukuntu tuvuga cyo tugakora ibyo dukora tukazava nk'iyo menya. nawe aka kanya ntabwo hari benshi batukumva yuko wowe ari uriya mugore wagutumye, niyo mpamvu twabivugaga gutyo. ariko nyine urumva ko muganga mwami rugira yagufashije arakubwira. Ninashaka n'iki kiganiro twazashyira nimero ze gafasha benshi, ari na benshi rega buriya iyi si iriho byinshi. iyi si iriho byinshi. iyi si noneho yo ngubu ngiye ndimo ndanayireba nkabona sinzi ibyayo. noneho ku bakobwa ubonye umukobwa baziritse kuri moto. ubonye umukobwa baziritse kuri moto. ntamubonye. ni byeri nyine. wabonye umugore w'umugabo, umugabo yagiranye ikibazo n'umugore aramwirukana, umugore ahungira kuri polisi. ni mu gihugu cy'abaturanyi. umupolisi arangije amufata ku ngufu. cyangwa mu gihugu cy'abaturanyi. ibyo noneho ntabyo nabonye. biri ku mbuga nkoranyambaga. hanze hano rero hari byinshi bitandukanye byo kwihanganira, cyangwa ukivuga ati Imana mu ijuru undebe icyoroshye ukayamanika. gusa hari igihe umuntu intekerezo ze bazicurika cyangwa zicurama kubera Imana. turagera ku musozo. si abantu bose wenda bagufashe nabi imbabazi ugenda icyo ubwira Murundi. ubwo next time tashaka Murundi tugire gute tuganire nawe cyangwa musuri we n'ibinangangaye nguko. gusa n'umukobwa nzi byaranantunguye, niyo mpamvu mwabonaga mutakinga cyane. mbwa ati kubera iki nuko numvaga atabikora, ariko byabaye ngombwa arabikora kubera impamvu wenda zitamuturutseho nk'uko yababwiye.
ariko nawe Umunyarwanda aravuga ati ntawamenya. Turashoje amagambo makeya mu minota 2 yonyine twigendere dusore n'abandi batandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Njyewe rwose abantu bambonye nabi mumbabarire, ntago nari bubikore kuko murundi ntago mwanga. Murundi turi inshuti ntacyo twari kuba dupfa. Umuntu wese wamfashe nabi kambonamo agapfumo, kambonamo akantu k'akarozi karaho, nukuri mbabarire ntago yari njye. Murundi nawe nabona kino kiganiro mbere yuko njya kumusaba imbabazi, ambabarire nzagereyo yarambabariye. Ntanike gusa hari ikindi ni ukumbabarira byonyine nishakira. Musabe muzahabwa kandi mukomanga muzakingirwa. None musema akabati itakora katihi dutinya Imana mukuri ko kwitinya, kadutinya Imana mu byo dukora byose. Dutinye Imana twirinda kugambana n'abantu, dutinye Imana twirinda gukora ibibi, dutinye Imana dusenga 5 ku munsi, kandi tumenye gusabira ababaye, imfubyi n'abapfakazi, abahangayitse bari kuri rose, bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Dukomeze abagore barazwa rwantambi cyangwa muri stress nabo bashakanye, ndavuga abagabo dusabe n'Imana. Abagabo nabo bafite stress zingo zabo, hanzanga ibintu ntago byoroshye cyane. Turishoreje wakoze kuza mu kiganiro. Ubwo ubundi munsi nubona kanya tuzatungura murundi kuko tumuteguje agenda afite rago byaza. Ntago yatwitaba tumuteguje. Ku isaha ya saa 4 mu kadomo niho dusoje ikiganiro cyacu. N'ubwitange bwawe bukomeye cyane twafashaga Aime kugira ngo n'abadukurikiye mu binyamakuru ajya atandukanye. Mu kindi kiganiro yakoze cya murundi yavuze byinshi bitandukanye ko ntabwo yabivuze neza, ariko ngo mumenye ubungubu yaravuye kwa muganga gakondo umwami Rugira, niho yaravuye mu karere ka Musanze aza Kigali mu Rwanda, dore ko we atuye ahantu bita Kabeza mu karere ka Gasabo. Kabeza hari Kicukiro. Yego Aime turagushimiye. Namwe murakoze kumbabarira. Ndiye nakubabariye pe. Nabo nyine nabo bakoze kuba bambabariye. Uwiteka guhezagire. Murakoze.